kuwuhinga ni ugushishikara kuko uzanyemo ubute ntabwo wahinga. Wajya wumva icyondo kikurya, imisundwe ikakurya, ariko twagize umugisha batwitayeho nta misundwe ikibamo, badutereramo imiti. N'utabizi yavuga ati ese bari abantu basaze ryari, cyangwa mwahura n'uko ufite ikigondo akakwibazaho kandi uvuye mu mirimo. Hari abantu barya umuceri batazi uburyo uvuna kuwuhinga. Abo ni ba bandi wenda b'abayobozi n'abakiri, none se umukene yayoborwa kuwuhinga gute? Kandi ariho abona kura. Aba ni bamwe mu bahinzi bahinga umuceri twagiranye ikiganiro, aho bavuga yuko kuba bahinga umuceri hari icyo bibamariye mu buzima bwabo. Aba ngaba rero twaje kuganira mu kiganiro kirambuye, twaje kumenya uburyo abantu bahinga umuceri, dore ko hari abantu benshi baba bazi neza ko umuceri uryoha ariko batazi uburyo uhingwamo. Ugeze aho bari kuwuhinga ushobora kwibaza ngo ese aba bantu bari mu biki, ariko twaganiriye kugira ngo abatazi uburyo umuceri uhingwa, aho mugiye muherera mu mpande zigiye zitandukanye kugira ngo musobanukirwe n'uko umuceri uhingwa. Hari abantu bawubona uri mu mufuka cyangwa se uri mu masorori cyangwa uri gukoreshwa mu buryo bugiye butandukanye, bakabona uryoshye ariko batazi imvune n'akazi biwubamo. Aba rero twaganiriye mu kiganiro twagiranye, tega amatwi nawe wumve uburyo umuceri uvuna kandi ukanaryoha. Natangiye guhinga umuceri mfite nk'imyaka 50, ahari n'itanu nyine ndi mukuru. Ubu ufite ingahe? Ubu mfite imyaka 60, hafi hari n'irindwi. Ukamazemo igihe? Nkubwira igihe navutse se? Wavutse ryari? Navutse muri 58. Ni kera uraramye. Ubwo ni ingahe? Ongeraho rero. Byasaba guhita dukora imibare ariko ntacyo bitwaye, umaze imyaka myinshi. Ubwo rero maze iminsi mpinga umuceri, twabanje guhinga ibigori, twabanje kujyamo ndetse dukorera n'amafaranga, n'ibijumba twarabihahinze, ibintu bigenda bisimburana kugeza tugeze ku muceri. Ni umugisha nyine, umuntu arabanza akarima akagera aho agakomorora, yamara gukomorora agakoropa agatera. Gukomorora ni iki ko hari abantu badukurikiye batabizi? Nk'ubu ngubu wamara guhera rero ukazageraho ukabagara, wabagara ukazasubiramo ukabindagura, ugacungisha, ugasarura. Ubwo bisaba imirimo myinshi. Ukagemura kuri koperative, nabo bafite ahandi bagemura. Ubwo ikigora muri byose ni ikihe? Ikigora mu mihingire yacu se? Ntabwo byose biragora, nta kitavuna kirimo se. Nta kitavuna gihari. Gutya muba muri guhinga ugira ngo umuntu ari gukanyaga icyondo cyo kubaka? Ugira ngo nyine umuntu ari gukanyaga icyondo cyo kubaka, ariko utakanyaze nabwo ntiwaba uri guhinga umuceri. Hari umuntu ushobora kubabona gutya murimo mu mazi gutya akibaza ati aba bantu bari mu biki? N'utabizi yavuga ati ese bari abantu basaze ryari, cyangwa mwahura n'uko ufite ikigondo akakwibazaho kandi uvuye mu mirimo. Hari abantu barya umuceri batazi uburyo uvuna kuwuhinga. Abo ni ba bandi wenda b'abayobozi n'abakiri, none se umukene yayoborwa kuwuhinga gute? Kandi ariho abona kura ibirayi. Kuwuhinga ni ugushishikara kuko uzanyemo ubute ntabwo wahinga. Wajya wumva icyondo kikurya, imisundwe ikakurya, ariko twagize umugisha batwitayeho nta misundwe ikibamo, badutereramo imiti. Imbaraga uzikura he zo gukata icyondo, ko nzi ko aka kazi nabonye kakorwa n'abantu bafite imbaraga kandi ko mbona ufite imyaka myinshi? Imbaraga nzikura mu ko iyo umuntu asarura yumva yishimye. Asarura nk'ibiro 800, 700 se gutyo. Ahari binakunze nagera no kuri toni. Ni byiza cyane. Ndumva ashaka gutera imbere ngo nzajye ngera kuri toni. Ubona hari icyo bigufasha kuba uhinga umuceri? Biradufasha, wese ukuramo ejo heza ugakuramo na mituweli n'ay'abana bajya ku ishuri. Nari nzi ko bitewe n'akazi nabonye mukora, nabonaga aka kazi kakorwa n'abantu b'abasore bafite imbaraga. Nabo baba barimo, ariko si abasore bafite imbaraga. Umusore ufite imbaraga n'ubushobozi abura kujya gukora akazi kagaragara, akaza kwirirwa akanyagirwa. Nshishikariza abandi badukurikiye
babona ko guhinga umuceri hari aho bishobora kukuvana n'aho byakugeza. Nabashishikariza yuko ntabwo njya mbura ikintu nisiga, kandi ntabwo ku bunani njya kugura umuceri. Ikindi kandi isabune n'amavuta biba bihari, kandi nturebe nubwo bisa gutya mu cyondo nambara neza. Ubwo rero ni ukuvuga ngo mbega kubera uwo muceri nanjye numva umuceri wampaye ijambo. Umuntu ashobora kukubona gutya wenda ukiva muri aka kazi akavuga ati akamunga turiya ni umusazi. Ariko iyo utaje muri aka kazi uba wakenyeye. Ariko iyo ntakajemo mbasa neza, ndiga ku rusengero, ndi umuyobozi, ndi umudiyakonikazi, ndi umuntu ukora muri ibi ngakorera n'Imana.